Imico ikwiye kuranga abantu barengeje imyaka 20 babana. Iyo tuvuga ku myitwarire y'abakundana cyangwa abashakanye barengeje imyaka 20 babana, twavuga ibintu bitandukanye bijyanye n'imibanire yabo. Nubwo abantu bose batandukanye, ariko burya hari ibintu bimwe na bimwe usanga bisanzweho muri couple imaze imyaka irenga 20 iri hamwe. Wowe nkurikiye kuri Rama Family, niba hari abantu uzi cyangwa se namwe mukaba mumaze imyaka irenga 20 mubana, ndi kugira ngo mbibutse murebe ko iyi mico muyifite kuko niyo ibakwiriye. Icya mbere ni ukugira ubushobozi bwo gutanga no kwakira urugwiro. Mu myaka irenga 20 abantu bakundana ni myinshi. Burya abakundana benshi baba bafite uburyo bwo kumvikana neza. Baba bafite kandi uburyo bwo gutanga no kwakira ibyiyumviro byabo, kubwizanya ukuri no gushyigikirana. Aba bantu bafite imyaka 20 yose mu rugo babana, burya bafite ubushobozi bwo kumva ko urukundo ari urugendo rurerure kandi rwuzuye ibishya. Ntabwo abantu bahora muri rutine, byanze bikunze bagomba kumva ko urukundo rwabo rugomba guhorana udushya. Icya kabiri ni uko abantu bagomba kwiyumvamo inshingano, byanze bikunze. Niba wowe nkurikiye ukaba umaze iyi myaka yose ubana na mugenzi wawe ariko utariyumvamo inshingano, umenye ko wakishe. Abakundana bamaranye igihe kirekire burya bamaze kumenya inshingano zabo z'ibanze umwe ku wundi, ndetse n'ibindi byangombwa mu mubano wabo. Bamenya guhangana n'ibibazo by'ubuzima ndetse no kubana mu buryo burambye. Icyo ni icya kabiri. Niba rwose ubona bitari ko bimeze, jya umenya ko hari aho utaragera nubwo bwose umaze iyo myaka. Ikindi cya gatatu ni ukwishimira urukundo rwabo. Muntu nkurikiye mukaba mumaze iriya myaka irenga 20 mubana, mujye mwishimira urukundo rwanyu. Ni zahabu. Muri iyi myaka burya abakundana bagomba kuba baramenye ibyo bakunda ndetse n'ibyo batishimira. Abantu barengeje imyaka 20 babana babasha gushyira mu bikorwa ibyo bakunda no kumva ko bakomeje gukura mu rukundo rwabo. Ni nabyo nababwiraga ngo byanze bikunze bagomba guhorana udushya, bakumva ko urukundo rwabo ari urugendo rurerure rutarangiriye kuri iyo myaka. Icya kane ni ukureba imbere no gutegura ejo hazaza. Byanze bikunze urukundo rwabo n'urugo rwabo ruba rugikomeje. Abashakanye cyangwa abakundana bari muri iyi myaka bagomba gushyira imbaraga mu kubaka ejo hazaza, harimo gahunda zo gutegura abana, zo guhangana n'ibibazo by'imari ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwabo muri rusange. Icya gatanu ni ukubaha umwanya w'umuntu ku giti cye. Nubwo abantu baba barabanye igihe kirekire, hari igihe bagira umwanya wo kwita ku bintu byabo bwite n'imishinga y'ubuzima bwabo bwite. Uyu munsi byanze bikunze, niba wumva ushaka guhindura taye n'urugero, uwo ni umushinga w'ubuzima bwawe bwite, ugomba kuwufatira umwanya. Ntabwo uwo nguwo ugomba kuwurekera mu maboko y'undi mwashakanye, ahubwo ni umwanya wawe bwite ugomba kwitaho ukawitangira. Hari n'ibindi byinshi, ingero ni nyinshi. Gusa aha ngaha nashakaga kukubwira muri make imico ikwiye kuranga abantu bamaze nibura imyaka irenga 20 babana. Imibanire y'abantu irengeje imyaka 20 igira imbaraga ku bwumvikane, ikagira imbaraga mu kubahana kandi no gukorana n'ibibazo mu buzima bwa buri munsi. Nyamara nk'uko bigenda muri buri mubano, hari igihe biba bitoroshye, ariko urukundo rwabo
ruba rwiyongereye bitewe n'uburambe bafite. Niba rero mu myaka irenga 20 urukundo rwanyu aho kwiyongera ahubwo rukura nk'isabune, mumenye ko ari ikibazo. Ndagushimiye wakurikira Rama Family, naho ubutaha.